Let's go. Muhisemo guceceka rero bitonze. Nanjye mutemeke. bigize ngo ni wowe ndi cyamike byose Niyo mani cyamuje ko nawe bitame hano kukiza umbaje kandi nabigusebye. Njye ndashaka mutemeke. cyane mugati kanye ndi wanjye bajya ngufasha ushaka ngufasha Oya najya. cyane Sishaka ko mbona wishimye. ntabwo wabyumva Biri kugaragara mu maso ko nishimye ariko ndanishimye buriya ntabwo uzi ikintu cyanshimishije ukuntu arebaga ukuntu n'umukobwa wanjye mwaganiraga umubaza amasomo yiga akagusubiza ndeba ukuntu mwahuje urugwiro mwahuje ibiganiro byashimishije pe uzi kubona abantu babiri ukunda bose bishimye ibyishimo ninjye byageragaho ntacyo ko nanjye nakubeshye niko nyine umuntu aba yihagararaho ariko nanjye ndumva nezerewe nyine kubona nyine turi umuryango mwiza umuryango buriya wose iyo wishimye nta n'ikintu kiba kirenze n'icyo ngicyo twicaye ku meza dusangira muganira ntubatinyira ku busa uvuga ngo umukobwa wawe ugomba kumpemba rero ugomba kumpemba nkaguca n'amande y'uko ibintu watekerezaga cyangwa wakekaga atari byo icyo kiratuma ntekereza neza ushaka kumva y'ibiki ngutegeka ibihembo ugomba kumpemba wowe ntabyo ushobora kwibwiriza mu ngo reka nguhembe ibi ngibi igihembo ndi buguhembe ubwo urabizi mbwira niba nshaka kubyumva ushaka kubyumva ibyo baza kundaza ubundi bahita ubibona ni surprise ukuri baretse kunyicisha amatsiko urabimbwira nijoro oya bimbwira ubu nonaha unyicisha amatsiko urampemba iki ntabwo mbwira nakikubwira ibihembo mbwira icyo uri bumpembe ntabwo nakikubwira baza kukibona nyine tugiye se kandi n'uyu baraza kwishima ni ukuri ubwo ibihembo ni ibanga nakubwira kimwe cyonyine kirakiza ni kwikimana nyine uramwumva nkumva ndanyuzwe kumva ko bavuga buri kintu nkora nyine usika igihe nyine numva nk'urimo nk'ideni mba numva nk'urimo nk'ideni ryo kumukunda nyine kuko urankunda nkumva ndanyuzwe ntushaka kunyishyura iki narabikubwiye nzagukunda nongere ngukunde paka ngera ku munota wa nyuma ku mwuka wanjye wa nyuma nzaba nyigukunda ngo tuzakundanyira nyine kuko nanjye n'ibyo ngibyo nibyo biri mu mutima wanjye ntazansiga muri ibi bintu birababaza urabizi yewe ngusiga niyo byagenda gute sinshobora ngomba kuzafataho ukajya ibintu byose ibintu byose bikunezeza nicyo kintu ngomba gukora sibyo murakoze cyane
ndagushimiye kandi nanjye nzagumya mpore ku bwawe kandi warakoze kunkunda nanjye warakoze kunkunda ndashimye mbona twakwigumana yewe ubwo mbarumbwire niba se mama Divine yaragutumiye mu bukwe bw'umwana we reka ukuri uwo nuramwirasi sinjya nkorana nawe nta mugore wirata kuriya urumva njye yantumira koko byanyu namwe simba mbizi wagiye gushyingira umukobwa we harya arewe ntawe uzamukira azagendera mu bicu k'umugore yaranumiye ahubwo byahuje na gahunda yindi nari nifitiye pe noneho niba nzabijera gute ndumva byaranshaka utabigiyemo kwa uteje intambara kwa uteje urwango hagati yawe nawe mu bintu byose upanga utekereza no kuzataha ukabwira mugore yafashe umwanya akagutumira ntumutahe ubukwe none humva ko bagira ngo iki ntimwazongera no gucana uwaka we nawe nanjye byangoye pe kandi numva niyo gahunda mfite ntazayireka pe buriya mu bukwe ushobora kujya muri dote resebusiyo ntuyigemo cyangwa ukajya muri resebusiyo dote ntuyigemo ahubwo dote uzabanza igihe uyinyabye muri dote ni amasaha abiri ntajya areba ku mugoroba aba yakubonye ntuzajye ako kantu niko rwose ushaka umujana ntabingahe nawe uba utagiye ayiwe ntabwo ndamukira namuzi rwose arabizi niyo yantumira sinanagera reka reka wowe wagira ngo hari urundi rwango muba mufitanye umuntu atazi reka buriya hari igihe abantu badahuza naho hari igihe rero bakabona njye nawe tutarahuje niba atumira abantu bose njye yangeraho ntantumire ubwo nyine nuko tudahuza ndetse uko njye buyasinya nta nama njya nibaza ahubwo umunsi nashyingiye n'umuzana nshire warangiye ngiye hanze batangiye gukora ikibazo hari icyo bitwaye koko aribyo nakubwiraga ndashaka kukubwira ngo uyu mugabo kuva yagira mu rugo dufite amahoro urugo ruratuje rurasusurutse urarugeramo nyine ukabona mu rugo rurimo n'umugabo nyawo uru ruhinja nirwo wita umugabo gusa n'uruhinja uruhinja ni iki oya kashime wenda ngewe nta n'ikintu bintwaye pe wa mukobwa wawe we nkiba bibona gute oya umwana wanjye nta kibazo pe ibintu twarabiganiriye aranyemerera nta kibazo bafitanye turasangira tukizihirwa dutera urwenya hano mu nzu zigasusuruka nta kibazo bafitanye pe tuvuga nta mukobwa ari kwikina amakarita inyuma nta kibazo habe namba pe habe kandi umwana wanjye ndamwizera afite ikibazo yabimbwira yambwira ati rero mama ibintu gutya na gutya ariko ni ukuri maya wanjye nta kibazo afite ndakubwiza ukuri kibaye gihari nanjye nabikubwira hari kibaye kinahari ntabwo namukura umugani bifatanya bibi ariko babanye neza pe babanye neza nyine ni urungano barangana nawe rero njye sinzi imyumvire mpamvu ufite mu mitwe yawe buriya reka nkubwirira icyo ikintu cya mbere ni urukundo iyo umuntu agukunda nawe umukunda ibi bitwaye ikizi ni uruhinja se uriya akeneye ikigori ni umwana se hariho naramubyaye ngo mvuge ngo ni umwana wanjye nabyaye oya nta kibazo ari rwose ngewe niba maya yarabyakiriye neza nta kibazo afite rwose nanjye nta kibazo mfite ubu noneho ndanyuzwe niba mumeranye neza bose tumeze neza ngerega ari ntukanyumve nabi ntabwo nkwanga nta n'ikindi kibazo mba mfite ahubwo ni uko ejo iyo bigenze nabi cyangwa hari ukundi kuntu bigenze
ninjye wirukira uza utakira. Ikintu ukuri shyira umutima hamwe hano nta kibazo kirimo. Kibaye kirimo nabikubwira. Ndakubwiza ukuri pe. Hariya ebyiri. Shamenyereye kunyiba. Umva amenyereye kunywa uyu munsi rero. Ngaro. Akazi nawe utangiye kunywa byakira dore. Nagaruka kwiba mana. Ubwo umunsi mutsinde. Kikurenge. Sinda ariko utanyibye. Nose ndi kukwiba gute? Nese sukinye kabiri. Oya ingima nari nsanzwe nyifite. Nrovro. Icyo cyazo cyawe cyo gukina nawe. Oya ahubwo ubutaha utanyizanye nshaka undi dukina. Ushaka undi mukina rwose kuko wapi kabisa uranyiba. Ngakina turebe. Ko igenje nanjye naziriye nanjye naba ndi umusazi gusa ibyo nubwo nihembye wayine bwose dore. Uba umwana we birekeza za Dimanche ngo sinahita mbona ukuntu mva mu rugo. Ni inkuru nkatakubarira nyine kuri phone. Wowe itonde Dimanche nzaza kukureba. Ariko ubu ngubu sinshaka kuva mu rugo nyine njye nta nakazi mfite mani. Ndacyari ku medita place tu. Ntabwo nshaka guhita ninangira kwirukanka gutya byahita bibagaragara nabi. Nta kibazo tungewe nyuma y'iki cyumweru kizakurikiraho nzaba nabayebo yuko nahita nanabona ukuntu nzaza mugeraho nta byatanje. Nubizi si umuntu ari mushyashya hari ukuntu witwara gake gake kwa wanze w'igicyugu. Uranyibye. Aha uranyibye. Roba. Sibite kudakina uri kwisetsa abajamwe bikinana. Why is he? Jesus. Hey. Mbas. Katambwiye ko usigaye ufite ikirema cy'umusiga mwana hano. What? Boyfriend wa mama. Oya. Cyakijana. Nsigaye mfite Cyakijana mwana nsigaye y'umwe ko utarabimbwiye nabwo nkiri inshuti yawe. Wari boyfriend wa mama kandi ubyumve muko. Boyfriend wa mama. Mwese abashaka mama. Icyo ushaka kumwita sinzi icyo ari cyo ariko ndiko bimeze. Uko ubibona niko bihagaze. Uko warangayise aho bite? Cyarambese ntago mbyemeye. Okay, none mvuge ko ari bogari ryanjye gisho niko kurushaka kumenya. Niko ushaka ni bogari. Wabibonye ko mama wakurusha ubwenge? Wowe uri aho ngaho urugo rye buramujama. Ko mama wakurusha gutoranya. Oramujama nta bwenge wajya ko kubutoranya.
Asabye agatara gushaka kugira Uramujama nanjye namwitamo mwana. Really? Oh, mwiza mwana. Reba, murebe. Ese amara abana mu nzu. Oya nawe ugerageza kumutuka cyangwa umufata ukundi gusa nyine ni urwo rukundo rw'akanya. Rw'akanya? Yego. Uramujama? Yambaye kumujama. None batakaye. Oya. Nubwo bimbwire neza. Ni uko nyine umubonye n'umusatsi ugahenga amase. Ibaze ko bagiye kwa ndi gukina nanjye namurya. Namurya pe Alex. Nanjye namurya kabisa. Ngo nyine gutegiye. Namurya. Wow. Ase umutima mugiye mukura abandi. Nyacyo kindi kuri urugoryi. Reba umujama wabara agiye gutoranya. Nta nubwo wabaza mu wati wamukuye ngo bimarire iki? Buriya ni wanamuvugisha. Yego. Kereka nkanjye ndi umwana mu mama wawe. Wakora iki? Namurya. Wamusangira. We na mama musangira. Isho. Umva kintu. Ko wabigize gutya. Byose bipfa. Kuranye nabunye hindutse nta kibazo cyawe. Basirekera ngo nawe uri gukabya pe. Cyo kwikunda n'iso no bigeze. Boyfriend amawe. Yeah. Hey. Meze mute? Sawa. Sikuri kureba nk'abantu batsitswe. Jowe. Wapi. Nahavye hamwe mu bwite umuganda wudi ikomereza. Arabura ibitego bitatu ubundi ugaca. Ntabwo byari ngombwa ko kuri tubivuga abana. Kubirakariye amase baby wanje. Shamani umunsi w'icyo nabaye. Ariko nawe ntabwo byari ngombwa kwiza. Aya ntukanyitenye mu makarita rwose. Muhorere. What? Umukiriya nagiye mu none wongeye muhore ndi kubona bamwifatiye. Nikurato. Ni igihe ucanga kandi. Nabaye nyifatiye. Oh. Check. Nde ngucangire kave. Kigaragara yakubabaje. Uzi no kuyacanga? Nataza kuba umuntu yapanze. Nigeze ari kwigisha kuyacanga. Hano wingisha atabasha. Suka wari umuhinzi. Aho wenda wansinda. Njye yakomezaga inyibo. Kubera iki iturufu yabaga umutima gusa. Ariko bibaye cyahaswanyibaga. Kwanyibaga byanyabyo. Mureke ndamufite. Nese ninge gahita yemeze kwipikisha. Mureke ndamufite daje mukubite. Urwego atari buze kumva. Hano ufite uruvugiro. Kubaki. Oya nakiyomereye ku kibuga. Mbari kugutsinda. Uri kujya kureba iki se? Ko uri gukinira. Kodakirese. Oh. Ndi kukurwanira none nawe ugiye kunteranira. Oya, nta kintu anyeretse. Nta kintu anyeretse. Nenda gukoreza. It's okay. Amakarita y'abatwaye nta no kureba ngo ndi hano uzi umwanya maze mpagaza. Twatwawe.
ni bande bari gutsinda abandi se ari kumutsinda yadukozeho ryatsi wese ko utari gukina ntayuzi yantsinze uzigenda washakiye kumwe mwibere mu makare aryoha kubirega mama ngaro ntihagira uza kinge ngengeye mu kazi ubu nikinge ku irembo maya umunsi mwiza rero bitese so bite wese nziza ndakuba ko ninjiye mbona uri kuri se mama ni sawa cyane gusa nyine ndumva mfite ibitekerezo nanjye ubwanjye ntazi definition nabikubwiramo okay ntabwo tugera muri anniversaire ya Jessis mba abanyeshuri bose uyu munsi baraba bariyo haraba hari ikintu cyitwa iki inzoga cyo kurya haraza n'abantu batandukanye ntabwo tujyana se uracyavuga ibirori no usikuremera sigaye nkanira se nyine nawe wibaze ku nsanga ya masandi hano ndi kuri jari cyangwa kuri televiziyo cyangwa n'ibiki mba nyine ndumiwe nanjye ku buryo tutagenda cyane rwose umva umuntu arahindutse ntushobora kumenya ko ari wa wundi wa mbere waruzi byamugendekeye bite se ko nzi ko atakaniraga gutyo byamugendekeye bite ntekereza niba ari ibindi bitekerezo byamujemo niba ari uko like yabonye umukunzi mushya nawe I don't know sinzi ukuntu nabikubwira nyine ariko nuko bihagaze ubu ngubu yeah umva umbwire wabwiye umusheramo wawe ukamusaba agahushya ase kuba muzima gwishi ngire nde umusheramo wawe si umugabo murenze se imagine umusheramo wawe ukamusaba agahushya urumva ntabwo yamubwira urumva nawe yakishyira mu myanya ko mu mwatsi agahushya ntabwo yakakwima ukamubwira akaguha agahushya tukigendera maze ubundi basigare birwanira twebwe twigendera abikureba ngiwe maya mu bikore nyine mu bikore urumva mu bikore genda ubimubwire abikore atahamagaye mama wawe hari why not ngina no mama nasa nka twagiye se arabavuga icyo barasigara barwana twebwe byacu byarangiye maya nakopi uruhushya nkajya muri bit urumva ari ibintu byadangiye none se kari papa wawe what iki si umugabo mama wawe ko ari umugabo muri kana ari papa byose bikora aba mu nzanya ariko mvuze ngo tse yarusohoka mama n'ukuntu nabonye amwumva shama baramwumva pe ashobora kumwumva ariko ntashobora kumwumva kurusha njye rero impamvu mbwe ngo ugende umubwire nuko mwamwumva urumva ntabwo yabura ukuntu abwira mama wawe kuko nabaye mama wamwumva asiga ibyo bintu imana iri kubikora ukumva bimeze gute ubu siko wagiye ngo ntabwo ari ibya danje ni ibintu biri simple man none ubwo uri busibe ntabwo uri buze ngo tujyane mbitekereza n'amasaha agiye kugenda ari kugenda tekereza uzi imyaka ubundi ugira kwemera gutekereza uko nguko
uravuga ngo mfite imyaka myinshi ariko ntabwo nzi kuyikoresha. No ntabwo aribyo mvuze ahubwo ufite mike ariko uyikoresha kurushaho. Njyewe se buriya wagize ngo mba nasohotse mu rugo gute? Njyewe aho kugira ngo nsibe. Ako si ko numva bishyushye mu bundi nkaho nyine Ntabwo ndanabyumva shashobora kuba. oya subizwa na musheri ngira. Subizwa umukobwa Kela yanwariye sheri. Wenda wonye ndi. Ako haraba. Ushobora kuba hari ibintu usigaye unsimba. Oya nabindi gutsimbe ahubwo kubera je sasa umuzi ukuntu ameze. Abakobwa bagenda basisubazi. Abasore noneho mana ahubwo we bikore gutyo genda ubwire uriya mugabo mu magwagoshye tugende. Mani babara wimbihiriza. Iyo foto ntabwo ndi kwihisha gusa nyine it's final choice. Let me try. Konto bisebetse. Bisebetse gute? Nyine Jina mara suri ko ibyo bintu. Ntabwo papa, ntabwo ari uncle, ntabwo. It's a step what? Reka noneho twigire kuri episode ya 3 twari turi kureba nayo. Sibyo? Urukundo muraruzi. Narwitiranye. Aha, noneho tugiye kwibaza ikibazo kimwe. Biragaragara cyane kuri uriya musore mama yaramukunda pe. Sibyo? Arakunda. Kandi turi kubona yaba Maya yaba n'inshuti ze nawe atangiye kugira ukuntu arebana n'uriya musore. Sibyo? Noneho tugiye twese tujye kwishyira mu kimbo cya wa mama. Aramutse avumbuye yuko umukobwa yatangiye gukundana n'uriya musore. Wamukorera iki? Yakirukana umukobwa cyangwa yakirukana umuhungu? Ni ukuvuga umukobwa impamvu, umuhungu impamvu. Twagiye turahera ninde tutarahera hora? Mahere kuri nje. Yego. Nje nabirukana bose. Oya ta umwana wane. Bose. Kubera umwana yaba yatinyutse ikintu gikomeye cyo kuryamana n'umuntu uri mu mwanya wa se. Ni icyaka niba tuvuga ngo wenda umuhungu niwe wamuterese aramuzengereza niki kuki atafata umwanya ngo abibwire nyina ati mama njyewe umugabo wazanye yangize gutya na gutya kandi numva bitakunda ngo mubyigewe mu gihe ibyo bintu utigeze uza mwabibwira niba ki uzasanga ababyemera baba mama ahubwo hita niba kuri kimana niba cyo cyane reka mwereke ikintu aho ngaho byoroshye ikintu byoroshye aho ngaho iyo ubibwiye mama wawe muratongana bikavamo gutanga amahoro wowe ukagenda tuvuga niyo atabyemera niyo atabyemera ariko ingaruka yabaho nyuma yabazi neza ko yabyumvishe mu gihe rero ngiye ibyo bintu tabimbwiye n'umugabo ntabimbwiye ngiye nkabifatira mwese murasohoka kuko mafata mu kintu kimwe mwabaye abagore n'abagabo n'ubundi mukagenda mukirwariza mukiyubaka noneho wowe ushobora kugenda imbere ya mama wawe ukamubwira ati mama papa kari kunsaba muhe icyo ni cyo kibazo Ndoza nagenda kumubaza mama wenda uwo mugabo ari kunzengereza ngiye ntabishaka urumva nshaka kugenda nkabwira mama nkamubwira ati byanze buriya muntu wazanye mu nzu yambangamiye n'iki n'iki none ari we wabishatse ari kunzengereza nanjye numva mufitemo akantu kaga crash kuntu ntabwo navuga wakwituriza mu mwanya akazabafata ahubwo se muri ako kanya mwamaze kwemeranya mukisohokera mukagenda mama wayo ataranabi tugenda wagenda ntako ufite twaba dufite njyewe ndi umubyeyi nafata umwanzuro w'ikintu kimwe so adashaka wowe ukamvira mu rugo cyangwa umukobwa wanjye umwe muri mwe namushakira mu geto ninde nyine uboneho dushaka umuhungu kuko umwana yitwa dusanga dukunda nako tubana we musore uje gushasha muri uyu muryango wakagiye muri geto mama akajya gusanga urukundo uraruzi uwo muntu yamuzanye amukunda bivuze ngo uwo muntu yamukunze kukurusha kuki wumva ariwe yakwirukana ariko kubaza ikibazo ari umugabo n'umwana sibyo kuko ndije avuga ngo habonetse nk'amafaranga ngo ari umuntu umwe washaka kuyaha hagati y'umwana na papa wayahandi urugero muhaye so wa umwana wayahase mukabyara natwe twibwirije
bibaye ngombwa nka kuro nyine njye nkabimenya ko umwana wanjye n'umukobwa wanjye bafite ikintu. Umugabo wawe n'umukobwa wanjye. Uyu mugabo kuba naramuzanye mukunda ntabwo bimuha uburenganzira bwo kuza kwangiza ibyo asanzwe. Uyu mwana w'umukobwa kuba naramweretse umugabo nakunze we yakagombye no kubitinya inshuro 100 birenze ku 100. Akavuga turiya muntu wa mama nawe akajya guhigira ahandi. Bibaye ngutyo rero nkababo wowe mugabo wazi utwawe ukagenda. Nawe mukobwa mwaryamanye ntabwo kafitwanye muri iyi. Masigara mu nzu yanjye nyine nkarira nkamyira nkasiga inkingi nkarira rero twibukanye twakomereza ntacyo yari undi umaze gukura umukobwa aryamanye n'umugabo aba wawe nawe yakuze noneho wawe nawe yakuze nabi wambwira mu rugo mise numva ariwe nasohora mise numva ariwe nasohora none njye n'umugabo wawe ntabwo umugabo yasambana n'umuntu umukobwa atabishaka yambangamiye nabishaka naza kandi akunda abagabo ari abana beza niyo umwimye mu bishuti umugabo arakubwira ati wamara ukamugoterwa kubo umugabo yamwivuganira wowe rero wowe ariko karashika wabishatse ntabwo wamuha kandi mwagumya mu kabana naho wowe aravuze ngo wamaye ti ibyabo rega ni ibyago nakwirukana nta nubwo wo mu mudugudu ntuyemo ni nko mu karere chocolate wenda najya nuka nk'umwana wanjye namenye ntabwo nakwibuka okay abadukurikiye ubwo nabo baratubwira uko babonye muri comment dukomeze tujye twiganira.